kuyihingara kobwa atangiye gukura ntagishaka kujya gufata isuka ngo ahinge. Kereze akazi ko gukuragira inka, umugore yaragiye wakamfashije. Kamamagare Karori wenda azaza kuba umubyizi. Karori harya nanditseho nde? Karori uhinga. Karori uhinga. Yego Shakaro. Yewe ngese bimeze gute mu mwanya k'imirimo yenda kuzampitana? Erega urabizi no wakamfashije se ko yagiye. Umugore wanjye namuzanye yitonda ariko aho bigeze kuva yagera muri Kigali. Sigaye nkeka ko ashobora kuba yarabonye ibindi bigabo mu mwanya. Gusa reka nkubwire Karo kino ngo wahamagariye ibyo ngibyo by'umugore wanjye by'uko yabonye ibigabo by'uko byagiye kuba indaye ibyo simbize nta nubwo mbashaka kubitekerezaho. Genda shaka kwisabira ubufasha. Ntabwo uzi ko mfite ibyate bikeneye guhingwa. Usaza ukamfasha guhinga biriya byate byanjye. Aya yangu bari nyamukobwa wanjye se ashaka kuva yamera ibere ugize ngo aracyashaka kwikoza isuka. Papa niza fone ibyo ambwiye gukora nabisoje amafone mamagari boss kaza nsoje. Oya Karo ntago nari ncecetse ahubwo nyine nashaka kukubwira. Nyamukobwa nyine uko nabikubwiye nta kintu agishaka kumfasha. Papa niza fone. Gusa Karo buretse gato ndebe nk'isotse yewe ikiraro ushobora kubimennye ikiraro reka nze twongere tuvugane. Bite byawe? Niza fone mamagari boss kaza nsure nose gutira ni ngombwa ngo papa uri igitamba mbuga papa ushobora ngo kwiga kuvuga papa. Niza fone yande uhamagare nde? Kuvugana na bamwe muri kuvuga. Uhamagare nde? Mamagare boss azano kumara iki? Kunsura. Ubu uri kumva nyine nawe tu ubu urabona ngiye niri hano guhera mu gitondo ngiye nyine urabona nakeneye gusura wenyine ngiye niriwe. Noneho uragira ngo uganirize iki? Uri papa akaganiriye na mama none yaragutaye. Boss karakuganiriza iki ntakuganiriza? Turangana turaganira ibyo nyine ibya. Ubwo se umuntu ahubwo mungana urumva yakuganiriza ikizima cyakugirira ka? Papa nunzamureho umutwe mereza fone nihamagarire. Sinkuzamureho umutwe. Reka nkubwire sibyo ni boss ushaka guhamagara. Yego. Nukuvuga ngo ngende nihamagariza uri buze gutera inda. Bizamvune kumurera. Abagutera inda nk'umundere. Nanyokananiye. Nyine nakubwiye ko nshaka banerinda cyaka bakuganira. Wabuzwa n'iki? Imipira ntago ikigukwira mu gatuza nyine uri kumva hari ibyakuze mukeneye abahungu. Maze unyumvire. Mwumvire. Suka abana bakubita ababyeyi. Nose umwibye utangiye kumbwira nabikubajije. Ibi byose nibyo mu miryango ya nyoko. Ntago nta muntu wo muryango wacu uteye. Imiryango yanyu ntibindeba wemereza fone. None se ubundi reka nkubwire kugira ibintu byoroha. Wewe wagiye ugakurikiranya. Aho kugira ngo nawe uzumbere umusaraba no mu rugo rwanjye. Urandambiwe uranyirukanye. Mama ko yitwaye wigeze ubona mukurikira. Nose ngurandambiwe nigendere. Ahubwo wirambiye hano ushaka kugenda ahantu ubona abahungu babona uko bagutera amada. Cyakoze reka nkubwire buriya sibyo. Na nyoko sinjye mushira amakenga. N'umwana ntagiye kumubona. Umwe akagusiga muri babiri byo bisobanura. Gumana telefone yawe maze ndebe ikikumarira. Nzaguri yanjye. Twagira ngo ni imirimo yanjye wari ugiye guhinga. Cyane imirimo yanjye. Igisigaye ni ukujyana na kudiye. Ariko mana. Umuntu akaruha atera inda. Uwo yakayitenga se dufashanye kurera. Arananiye. Umwana arananiye. Mana nagucumeye iki ko genda haro masengesho simana ni bwizanye. Magarira Korode nawo ubundi se mirima yo ndabona agenda kazanye cagahinda umunaniro umwana uburere bwabuze. Kindogoye ntanavugishije. Muze bimeze bite? Wana muze no uyu munsi ndakugurira inzogu nkurapfa. Wana amafaranga ndafite ariko ubundi tutari twaje muri byinshi kirahari. Muze urabizi neza nawe n'abasaza bajya bakigira ngo ngewe ndagukoma amaki uyu munsi. Ziba akabusore n'umuntu mwese mwarasaze. Iki cyukanda iki gigikandwa n'abasaza. Nakumuzi kiriya gikorwa Muze urahase ndahari nyine nturi kumbona. Nanjye ndi kukubona ko wari urumva
muze nta kiriya gikorwa cyawe urabizi dore niba ari umwaka abasaza baragihaza abakobwa baragihaze nanjye uretse nkikubitiraho muze ngaguha makeya ukubita iki kuba kiriya gikorwa cyawe n'ubundi ni gakeya wabyaye icyawe cyane cyari umusore muze reba nawe tutumba ndi gutemba urumva nawe nzakibyara ariko nyine nzakibyara na kiriya gikorwa cyawe itoto biri gutemba kabavu ari gutemba itoto muze ariko banza urebe ngewe buriya kiriya gikorwa cyawe nanakihereza buriya uri kunyereka hano se uri kiriya n'icyuma ugiye kujya uterura muze nacyo ni icyuma hano wagiterura utari utashyizeho akana ngovo gushikamye ureka ubwoba nyine nk'umuntu uje kureba umukobwa wawe umukobwa arahari ahubwo se ari muze uretse musore uretse gushyira mu kanwa mbanze nkubaze batogose nturi ku mwanya wo kuvuga reka mujye mubanza muntu baba bakuri muze nawe wikabya no gutasura nanjye ndi isafuriya hari ako mashyi gutetse reke gukabya umukobwa wandi uri kuza baraguze wawe nose kuba waramubyaye bose rero mbanze mubwire wa musore we ziba mbanze mubwire n'ubutaha jya aho weretswe umenya abo uje gushaka ngiye nje gushaka umukobwa wawe ntabwo nje kumenya nje saga nahituma wowe uretse mubwire rero umusore wanjye sibyo n'ubutaha urumva karaguhenze akanakugurira ngende umuhinzi mwiza agarara hano tuvugane tuyemo urabona cyagura agakote nk'aka ngaka nawe ubwese mbanze mvuge sibyo mbanze mvuge hagarara undeba mu maso bite byawe ndeba mu maso neza noneho iyi nzira ubutanu uzajya uyibona sibyo wazibye nkavuga wa musore ndamutira mu rugo rwanjye umukobwa wanjye nakareka ntuzubwe nivugo ubuyobozi wazajya siko abayobozi bakaguha abakobwa babo niba bumva ko baba niba ushaka uwanjye ntabwo aragera igihe cyo gushakwa n'udusore two dore zahaje utazatuma nkumabuka ariko ari umusaza urabona urasunika kiriya gikorwa cyawe agatsindwa n'umugore wawe yarakwanze n'ubundi byose nama genda ayo umusore buta niba ari umwaka unazinduka iki imirimo afite ntabwo arimo ikikaritse ndayimuka kugira ngo nzabone umwaka unenze guterwa na ndabiceceke nako n'ubundi umwaka nawe meze bite shapi iki gikara kibwishira ni icyaro kiri kugukoraho yibariye ko mutuye nabi usanga na twa dushyimbo ahubwo yari amaye ikintu ngo muzanire aguhaye angahe maye 30 yonyine ni dodo uje kugura hano se mwa cyangwa n'ibishyimbo n'ibikari ibishyimbo zanumye ntabwo nzi uko bingana amafaranga ntabwo uzi uko bingana uko byangana kose urumva se ngewe ibishyimbo agiye kujya acuruza buri munsi biri buhane n'ibihumbi 30 ako shapi naho ukiri umwana ugifite ubwonko butembera neza mu mutwe ibihumbi 30 ariko uzi agaciro uretse uzi agaciro k'ibishyimbo aho kageze ntabwo hazi uzi ko bavuga ko buriya abantu bize neza nyine bavuga ko buriya ibishyimbo binganya agaciro n'inyama n'ibihumbi 30 utwo ni utugambo tw'abasaza ubwo zo ibintu uhinga hariya bikera ejo bundi ukaba uragurishije nibyo uri kuvuga ngo bigurane inyama ni utugambo tw'abasaza ibishyimbo imirongo ntabwo ikirenza 500 mu cyaro ngo basi gabanya kuruka ni utugambo tw'abakire neza ubwo ibyo birakubabaje kuko akwishyura uretse gato nkubwire uzi ko umushiki wawe namurongora ese ntibamurongora n'ubundi nyine n'ubu ngenda cyari muto utabona narabyo umukobwa ungana kurugira ngo ngenda akuze gusa ibyo bireke byo kunana ntabwo bikora ntabwo nderera ahubwo ibishyimbo nyine amafaranga arayaguhaye cyangwa ntabwo yaguhaye yose bumvikanye na 70 uko byabingana kose byo kunza ni 30 ntabwo ibintu byakunda kushanya nabishyira hariya nkabirya amaye 33 ngo murakuramo nayo mwereye reka nkuza nanywereye kanywe nzoga reka nkuzanira ibishyimbo nge andi turajyana nge kuyishyuriza ntabwo ari ngombwa kujyayo abaze shabo bayaguhaye ushaka kuzana ubusambi wanjye ibishyimbo byaramvunnye wawe cyane ngo ni byeri ntabwo ari ngombwa kujyayo muze nka kiriya gisaza nk'ejo bundi rwose naje hano kukureba yana kiranyirukana ngo cyari kinsinze mwe no mbuga yanyu uravuga papa bayiso nyine nimeze ubundi rwose papa arandambiye amaze kugera ahantu ubu se yaraguhoye iki nawe se kandi nageze mubwiye ko nje kukureba aranyirukankana niba azakwijyanira njye nibyo nazi buriya shari hangane pe papa nyine niko yambereye asigaye agira amahane asigaye avuga nabi nanjye nsigaye nkora akantu akenda kunyica ese ubundi reka nkubwire ubundi sheke undi kubona dukuze ukuze nanjye nkaba nkuze ubundi kiriya cyapfa karasi by'iki gihe mwigize
Ntabwo ugize ngo ngende uramukira wawe urya amafaranga. Reba aho ugiye kubitwara. Ntabwo byoroshye iterura neza reka. Ibi bishyimbo ni byo kuvuga ngo umuntu yamwishyura 80. Cyangwa tugende njye gufata amafaranga. Bene zo ndetse ngo bampaye. Pierre shajya wumva njye mvuga rimwe wumva. Erega nawe nakubyara. Tumva nabyaza muri shitogire ngo nawe sinakubyara ukungana. Azibaniye n'ubundi kiriya gisaza ukagihunga ko mbona wa musaza agira amahane njye nanamutinye buriya. Akantu ko kubana kugira ngo ubane n'umuntu usaba kwitonda gusa. Agushina rero ikintu cyo kubana nta kibazo kirimo ariko buretse gato. Ubundi yagiye bunamubona hano ubone wabona ashaka nanyirukanka. Umva wikiyumvira sinzi aho cyagiye kugurisha ibishyimbo usigaye gisigaye gifite. Uyu munsi none imigisha y'umunsi. Nyako nari maranye kubera nshinzi y'umukobwa yananije. N'ibisoro byirwa bintesha umutwe. Nyiricyubahiro shima ko nayikize. Ngomba gusinda. Nibagirwa ibibazo by'ura umugore mana yanjye. Kangeri wanjye mbanza shyiremo icyo kurya. Dore inyana y'imbwa sha. Wanyana y'imbwa. Ntica umuntu nkabicanya ahubwo noneho nkakubona uri umurambano ugiye nkanakwishyinguye cyangwa kujugunya soni ndagenda nawe ukazana abandi bagabo. Papa reka ndekura papa tujye babarira ujye ucyapa umugore yita se ngo papa sibyo tubane neza uri kuzana abandi bahungu hano. Yego mushaka kunsohora mu nzu niyubakiye uzagenzana abagabo ngo nuko ari ibyondo sha nuko ari ibyondo. Reka nkubwire umaze kundambira narakubwiye genda nta kintu na kimwe gikora ngo kikunyure ikintu cyose ukibonamo amafuti. Ese nzabana nawe gute? Reka nkubwire bakazi vinyo imbere vava n'ibitambaro bitameshe gahunda ubu ngubu nayifashe umwanzuro namaze kuwufata ngiye kwirebera nyoko i Kigali washinze n'ubundi tike nayibonye. Iniya Kigali bajya bavuga yitwara abagore bo mu cyaro. Hano ndava mutwaje. Nintamubona ntwaro ariko nta mana yanjye narakurahiye ko nta undi mugore nzashaka uretse uriya. Sasa yo burya Kigali ari nini. Ubu nugwera ku gipangu cya mbere nkomanga. Yemwe Manzi! Umva genda urebe uri gukomanga hariya ndumva ari gukomanga cyane yanzengereje. Komanga aya masaha. Ikigoryi cy'umusaza. Sorry. Ibeze bite se musore? Twari umweme ijisho sha. Ze nawe urarimbiza ariko reka tuvugane mu gipangu. Nta kibazo kabisa. Nta mahoro ariko. Ntayo pe. Kubera iki? Nta mahoro nzanye Kigali ubyumve neza. Amahoro waba ushaka kuyakora hano se? Wasanga ndi buyabone hano wanyu kabisa. Musore bimeze bite se? Ni sawa mzee, ni sawa, amahoro ni yose kabisa. Ubu rero gutyo mbona nkuko nabibwiye nyine sindi kugenzwa n'amahoro ndi kugenda ndangisha ahubwo.
kurangisha muzene uvuye mu byaro byakure cyane ariko se ni muvuga uretse ariko ntukihutisha ibintu nose ubwo nakubajije icyo nshaka mwubakira inzu kuri umuntu ukomeye urakeka sha amashyo mfite mu cyaro wowe wayasimbuka utabona muteye umujyi mugira ngo ngewe ubushobozi bwanjye waba utaruka sha wavuga iki kugenda nawe ndi gushaka ureba nuko nta macumbi bahaba iyi ni rogi ubonye hari icyapa ubonye cya rogi nose gato uri umugabo uri umwana ni umwana hano umuntu ushaka kubaza nose sha niba uri umwana ukaba ungana gutyo ukaba ufite amani kurusha y'inzoka uzakura umeze gutya muze cyo urasohoka nabi nimba winjiye neza sibyo hano ni iwanyu hano muri make ni iwacu ni kwaba iwacu nose nuko bakureze sha ubaha abakuru ntabwo bikureba gira vuba tugira ikikugenza ngufasha cyangwa niko gufasha utaye wa mwana wakuze neza pe wakuze neza ugakorana ikinyabuka ukamugira ikintu ushaka ukamufasha cyangwa bikavugana umva rero wa mwana nkubwira sibyo wowe ndabona uracyari na muto wenda icyo ushobora koza ushobora kuko uracyafite ubwenge bwibuka bunibutse ushobora kuba warakibonye gitambuka cyangwa cyarunagi ni umuntu nyine nuko ndi gukoresha sha kubera ko n'ubundi cyarananiye ni ikintu ni umuntu gutyo ndeba rero sibyo ndi ingaragu ariko y'umusaza ntari ibisuri kuba musitsi ibyo ni ibintu iseka sha uracyabyiruka mwana urumva ndi ingaragu y'umusaza bitewe n'umugore nyine nashatse akananira akaza hano ngo muri Kigali n'ibyo numva ntabwo mbizi neza ko ashobora kuba ari no mu bandi bagabo muri make n'umugore wanjye yitwaga Uwiragiye pe naramukundaga ariko aravuga ati ngo isuka ibintu byo kuragira ngo ntiyabishobora umukobwa wabishobora umukobwa wabishobora i Kigali ntabwo mwe muhinga reka murya ibiki ubwo supermarket online mugira online supermarket wumva ahantu ibyo bintu byose iwanyu biva bakabicisha mu nganda twe tubona niyo mpamvu no mu migero mutarama murya ibintu byanyuze mu nganda nose musore tutagiye mu magambo menshi izina ry'umugore wanjye ndarikubwiye ni umugore w'igitonore pe uteye wumve nyine bitewe n'amashyi afite mu cyaro byo gutera kibe nawe uteye iki uteye neza nk'igisabo nyine uteye nk'igisabo pe ko mu cyaro nyine kubera amashyo abagore babo barankunda kubita ku ntego wabituna yisije n'ibikora nyine ashaka kubaza niba ntawe waba waramboneye Karameshuri umeze bite sishije noneho ko watinze gutaha reba ni amasaha ageze nanjye nyine nicariye ku kabaraza ndi kwifatira akayaga nyine numvaga mu nzu hashyushye sawa ngaha banguka nta kibazo sawa uze nkubwije ukuri ibyo bintu kumbwa ntawe nzi nta n'umwe nigeze menya umugore mwiza nta n'umwe i Kigali hari abantu beza benshi niba ushaka rero niba ushaka ubwo kugira ngo umuntu waboneke wajya kuri polisi ukayandikisha ibaruwa nakwiba ibiboro by'amatangazo ugashyira ku muhanda muze gusohora sinagusubije ndindiri sasa byaye nanze bamushaka no kwiba muze suka nose uwaze kugaruka nkaza kubaza niba ntawe wabonye ngambuni nk'abantu bazabijya abatekamutwe ngo bashaka abantu